GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi. Ndabasuje cyane abari mu Rwanda, bari East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane nkuko namwe udahwema kutugaragariza urukundo umunsi kundi mbonera muri comment zanyu. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru, ni inkuru nzi neza ko yasize ibikomere ku mitima ya benshi. Ni inkuru navuga ngo yasize intimba ndetse isiga n'agahinda mu mitima ya benshi, yaba ku muryango w'uyu mwana nyakwigendera AKEZ Rutiyomba RC, yaba ku nshuti, yaba ku bavandimwe, ndetse yaba no ku bantu muri rusange bafite ubumuntu. Rero uyu munsi habaye isomwa ry'urubanza rwa Mukanzabarushimana Chantal, rwasomye kuri uyu wa gatatu tariki ya 2 ku isaa 10:30 z'umugoroba ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ubushinjacyaha bwareze Mukanzabarushimana Marie Chantal icyaha cy'ubwicanyi cyakorewe umwana witwa AKEZ Rutiyomba RC w'imyaka 5 waguye mu kagunguru k'amazi ka litiro 200 aho yasanzwe yarohamye, ndetse bigaragaza ko uyu mwana atiroshye muri aka kagunguru ahubwo yaguyemo kubw'inabi. Ubugenzacyaha rero bwatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane neza uburyo uwo mwana yapfuye. Mu gukurikirana uwakoze icyo cyaha, iperereza rikaba rigaragaza ko hari impamvu zikomeye zituma Marie Chantal akekwaho iki cyaha, kuko RC yari amaze iminsi 2 aje kuba muri uru rugo rwa Rutiyomba Florier, akaba ari we mugabo wa mukase, ubwo akaba ari papa w'uyu mwana bitabye Imana. Rero impamvu uyu mwana yazanwe muri urwo rugo ni ukugira ngo yige neza, kuko nyina w'uwo mwana atabanaga na se umubyara, ndetse yaranatuye kure i Bugesera. Hanyuma biganirwaho na se na nyina yuko yajya kwiga abaho ngaho, cyane ko byavuzwe ko uyu mwana iyo yagiye Bugesera yari gusubira inyuma, ndetse aho yari amaze gukora n'ikizami bategereje ko yemererwa nimba koko yatsinze akajya kwiga kuri icyo kigo gituranye na mukasi, cyangwa se gituranye naho se yabaga, cyane ko atabanaga na nyina. Ni ukuri birababaje, nitugire ubumuntu, ndetse ntago abana bagakwiye kuba victime yuko umubyeyi atabana na nyina, cyangwa se ntago byakabaye intandaro yuko umwana yagirirwa nabi. Yagakwiye nawe kubungabungirwa umutekano cyangwa se uburenganzira. Hanyuma rero ku itariki ya 14 mukase amaze kubona ko papa w'uyu mwana cyangwa se umugabo we agiye ku kazi, yatumye umukozi we witwa Nirere TV ibi bikurikira: yamutumye amagi y'amanyarwanda, amutuma biswi, amutuma imineke, hanyuma arangije yongeraho n'ibirayi bya Kinigi. Ndetse ayo magi akaba yarabiri y'amanyarwanda, ariko cyane ko aha batuye ano magi kuyabona byari ingorane, cyangwa se ari ibintu bitari byoroshye. Rero uyu mukozi yagiye mu gasantere kaho batuye, ubwo nakambere, hanyuma agezeyo amagi arayabura, ndetse akora urugendo ajya mu kandi gasantere aho byafashe iminota igera kuri 30. Mu gukomeza gushakisha aho yakura ayo magi adakunze kuboneka aho batuye, yagiye muri boutique umucuruzi umwe acururizamo, hanyuma arangije uwo mucuruzi nawe afata umwana mwohereza iwabo ngo ayo magi agiye gushakishwa aho mu rugo rw'uwo mucuruzi. Hanyuma birangije umwana yaragiye arayazana, nabyo bifata umwanya munini kugira ngo amagi abe yagera mu rugo. Hanyuma rero umukozi yaratashye. Mu gutaha ndetse asobanura ko yasize AKEZ RC ari kumwe na mukase ndetse n'akandi kana gato, abasiga bose bari mu cyumba cya Marie Chantal Mukanzabarushimana, ajya gushaka ibyo bamutumye, ndetse ko bitafashe umwanya mutoya, cyane ko amagi y'amanyarwanda bizwi ko aho batuye cyangwa se muri ako gace kabo kuyabona ari ingorabahizi, cyangwa se kuyabona ari ibintu bigoye cyane. Umukozi rero yaragiye asubira mu rugo. Mu gusubira mu rugo aragenda ntiyabona uwo mwana witwa Rutiyomba RC ariwe nyakwigendera.
hanyuma rero umukozi yasubiye mu rugo ajyanye ibyo nyirabuja yari amutumye. Mu kuhagera yasanze nyirabuja asohoka ndetse akana gato kamukurikiye kari kurira. Icyo yakoze nta kindi, yaragafashe aragaterura aragahoza, nuko akomeza gushaka Elsie kugira ngo amuhe kuri izi biswi yaravuye kugura ndetse n'imineke, aramubura cyane ko yari yasize n'igipangu kinakinze. Hanyuma ikintu yakoze, yahamagaye nyirabuja aramubwira ati ese ntago umwana yaba ari mu cyumba, kuko yabonaga udukweto twa Elsie turi muri korodoro. Hanyuma Chantal aramuhakanira kuko yari yasize afunze n'icyumba. Hanyuma icyo umukozi yabwiwe na nyirabuja yaramubwiye ati komeza ushakishe hose, ushakishe no mu baturanyi. Mu gihe rero yari akimushakisha, ni kwa kundi bajya bavuga ngo Imana ikora ibyayo, akana gatoya kaje kwituma. Hanyuma nababwiye ko ari kakana yari yasigaranye, hanyuma ajya gushaka icyo yavomeramo amazi, cyane ko babikaga ibintu hanze. Akigera muri dushe yo hanze, yagiye gushaka amazi ngo amwoze. Hanyuma icyo yahaboneye, reka mvuge ngo yahaboneye ibibabaje, yahaboneye ibiteye agahinda. Nibwo yabonye aka kana k'akamarayika mu kidomoro cyuzuye amazi ndetse acuritse umutwe. Dative rero ikintu yakoze, yagerageje kumukuramo biramunanira kuko yari yatebeyemo n'amaguru ye arimo muri ako kagunguru, kandi ako kagunguru kari gafite umunwa muto. Icyo yakoze nta kindi, yaratabaje. Ukuri biteye agahinda, biteye ikiniga, nukuri ntago nabona uko nabivuga. Hanyuma icyo yakoze, yavuze ko umwana yaguye mu mazi. Hanyuma rero icyakurikiyeho, AKEZA rero yaje gukurwamo n'uwari utabaye, uyu akaba ari Niragire Prote, ndetse ngira ngo murabizi ko ari ise wabo w'uyu mwana, ndetse aho yagerageje kumukorera ubutabazi bw'ibanze amurutsa, ariko asanga uwo mwana yamaze kwitaba Imana. Birababaje, biteye agahinda. Hanyuma rero hari impamvu zikomeye zituma uyu mudamu Mukanzabarushimana Marie Chantal akekwaho iki cyaha. Impamvu zatanzwe hariho uko iyi mpamvu ituma akekwaho iki cyaha, nuko umukozi we Nirere avuga ko yasize abo bana bombi bari kumwe n'uyu mudamu, ndetse ikindi agahurira na nyirabuja asohoka mu nzu, ndetse ko yari yamutumye amagi y'amanyarwanda kandi kagomba kugenda ari uko ayajyanye. Hanyuma ndetse yatangaje ko yahamagaye nyirabuja. Ikindi yatangaje mu ibazwa, yavuze ko aho yaviriye guhaha ibyo yari yatumwe byose atigeze yongera kubona uyu mwana. Uyu nguyu watanze ino statement akaba ari uno mukozi wakoraga muri uru rugo rwa Rutayomba Floriye, cyangwa se kuri se w'aka kana kitabye Imana. Ikindi rero, hari izindi raporo zakozwe, autopsy yagaragaje ko yishwe no kurohama, ndetse na criminal scene report igaragaza ko ikidomoro cyari kigufi ndetse gifite umunwa muto, imbere yaho hari n'icyondo cyane, ndetse nta kintu cyasanzwe muri icyo kidomoro ngo umwana byibuze avuge ko ari cyo yari yatayemo akurikiranyemo. Ikindi rero, inkweto zasanzwe imbere muri korodoro nk'uko nabibabwiye, aha hafi y'aho icyumba cya mukase w'uyu mwana giteganye n'iyo korodoro, inkweto z'uyu mwana zasanzwemo. Ndetse umugabo yanavuze ko yavuye mu rugo saa 4, umugore we afite gahunda yo kujya kwa muganga, nyuma akamuhamagara amubwira yuko umwana arohamye. Nukuri birababaje, ntabwo nareka kuvuga ngo ibi bintu bibaye ari ukuri byaba ari ubunyamaswa, ndetse navuga ko biteye agahinda aho kuba umwana w'imyaka 5 yazira, reka mvuge ngo cyangwa se yaba victime, cyangwa se yaba intandaro yo kutumvikana hagati y'ababyeyi kandi ari umuziranenge. Ndetse navuga ko umuntu witwa Eveline na Nzabamwita Therese bakorera muri ako gasantere ka Gishyushya,
aho yabuze ayo magi. Byatangajwe yuko uno mukobwa yagiye ahantu henshi cyane agashaka aya magi muri utwo dusantere akayabura, ndetse akayakura ahantu kure, aho kuva aho ngaho ujya aho yayakuye byafashe igihe kinini. Undi mutangabuhamya rero yavuze ko muri urwo rugo rw'aba bombi hahoraga amakimbirane ku buryo n'umugabo yagezaho yimuka mu cyumba kubera amakimbirane yari ari hagati ye n'uyu mugore. Rero amakimbirane yaturutse hehe? Amakuru nuko hari umwana witwa AKEZ yavuye kwa mukase kubera nanone guhora atoteza uyu mwana we w'imfura y'uno mugabo. Rero amakuru yatanzwe nuko rimwe yigize gukubita uyu mwana mu buryo bukomeye cyane. Uyu mwana witwa AKEZ ubwo ni mukuru wa kakana nyakwigendera AKEZ RC. Hanyuma umwana amukubise aragenda arahunga, amaze guhungira ku muturanyi. Ahungiye ku muturanyi mukase amukurikirayo amukubita cyane, hanyuma umuturanyi nawe atabara akiza uyu mwana. Mu magambo uno mudamu yavuzwe ko yakoreshejwe n'uno mutangabuhamya, havuzwe ko yabwiye n'umuturanyi ati iyo nda yawe nayihuburamo. Ubwo urumva ko uwo mubyeyi yari atwite. Nukuri biteye agahinda, ndetse navuga ko ari ibintu bidakwiye cyane ko umwana burya ari umumarayika cyangwa se ari umuziranenge. Ndetse aho uyu mwana AKEZ nawe byabaye ngombwa ko yigendera akava muri urwo rugo agasubira kuba kwa nyina, ndakeka yaragiye kubana na nyina. Hanyuma rero amakimbirane akomeye n'umutangabuhamya yavuze ko AKEZ ubwo n'umwana w'imfura w'uyu mugabo Rutayomba Floriye, icyabayeho yafashe umwana arangije bajya gusura nyina wa AKEZ. Hanyuma mu kugaruka mu rugo habaye amakimbirane akomeye cyane, aho uno mudamu yaraye arwana n'umugabo mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma mu kurwana umudamu ikintu yakoze, yafashe keto afata n'ipasi ashaka kubikubita uyu mugabo. Hanyuma umugabo icyo yakoze we yaravuze ati singiye kuzicirwa muri iki cyumba, we yaramwimukiye. Ibyo byose ubwo rero byari yamakimbirane yuko uyu mugabo yajyanye n'umwana we AKEZ gusura umuryango we cyangwa se gusura wa mudamu babyaranye. Ni ukuri biteye ubwoba, aho umugabo ageraho yimukira umugore akavuga uti ndambiwe aya makimbirane. Rero biteye ubwoba, ntabwo nareka kuvuga ko bitanakwiye cyane ko burya iyo umuntu mwabyaranye mufitanye isezerano rikomeye, nubwo mutakundana cyangwa se ngo mukomeze ubushuti cyangwa se urugendo, ariko hari kiba kikibahuza. Ndetse rero navuga ngo nubwo Mukanzabarushimana ahakana icyaha aregwa, akavuga ko atazi uko yageze mu kidomoro uwo mwana, ndetse yavuga yuko uyu mwana ngo yarasanzwe akubagana, ariko yabazwa uko uyu mwana yageze mu kidomoro nabyo ntago ari kubasha kubisubiza. Rero uko urukiko rubibona, kuba bigaragara ko Marie Chantal ariwe wasigaranye abana, akaba atanagaragaza ko hari undi muntu winjiye mu rugo, ndetse akaba yaratumagije umukozi ariyo mpamvu akekwaho icyo cyaha, ndetse akaba yarashakaga kuba yatinda kugira ngo abe yagera ku mugambi we. Ndetse bisa naho yatindije uwo mukozi kugira ngo abe yabasha kuba yagera kuri uwo mugambi we. Ni ukuri ni ibintu biteye ubwoba. Ikindi rero uyu mwana bivugwa yuko atari gusohoka atambaye inkweto, kandi yarahuye n'umukozi asohoka ari we yabasigiye uno mudamu. Ibyo ari byo byose cyane ko byavuzwe ko hari n'icyondo, bikaba bikekwa ko Chantal ari we wamurohamishije, kuko ikidomoro ntago cyari uyu mwana yari kukigeraho, cyane ko ikidomoro byanavuzwe yuko cyari gifite umunwa mutoya. Reka rero mvuge ngo n'ubundi ndakomeza mbagezeho amakuru atandukanye kuri uyu mwana, cyangwa se reka mvuge ngo n'ubundi butabera nk'uko bisanzwe buzakora akazi, kandi ibizavamo ni ukuri twitege ko bizaba ari byiza. GASARO TV.